ntabwo dutorera umuntu ushaka kuzana ibintu bye yitekerereza yishakira ngo bihuze na deba tuba turimo hano. Ntabwo dukora politike, twanariza siporo mu nyungu za siporo. Gatare niba ukora politike yikore, ariko wiyituvangamo s'il vous plaît, turakubaha cyane rwose. Kujya gufata abantu hano uziko nko gutera ubwoba, bivuze ngo nta muntu uzongera kuduha interview. Ko n'ujya ufata ibintu umuntu yavuze ukabihindura ukabishyiramo ko umuntu arimo arwanya leta, ko bayihoze muri Rayon Sport barimo barwanya leta. Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Umuntu afite uburenganzira 100% bwo gutanga igitekerezo uko abona ekipe ye ihagaze. Ntabwo wowe ufite uburenganzira bwo gufata ibintu ngo ntacyo wakora kuri Saidi. Abanyarwanda baramuzi, igihugu yaragikoreye, akunda u Rwanda. Ntabwo wamugira umuntu wanga igihugu, ntibyakunda wowe, ntibyakunda. Kandi Saidi numurusha kuvuga naza hano nawe ntiyabura ibyo kuvugaho, kandi ushobora gusanga nawe biguhesha isura. Ntabwo ari byo. Umuntu niba yavuze ati ekipe uko iyobowe ubwo ababigennye nibyo bashaka, wihita ubihuza. Arashaka umuteranya perezida wa repubulika n'abaturage. Niringi editorial ariko yayikiye amakuru akorera yakirazwe no bita Burasa Jean Garbert aherereye Imana imuhe ibyo yakoreye, umusaruro w'ibyo yakoreye. Jean Mbere Gatare uwo yasimbuye amagambo arakomeye. Oya, ntabwo akomeye. Imana igomba kugorera umuntu ibyo Imana imuhe iruko ridashira. Regis rero nta heza nicyo kibazo. Nyine niba ari ukabyumva ibyo yakoze Imana ibimuhembera. Je nakoze, reka mbaho urugero, nakoze filimi y'amateka y'umupira, ibyo ndivuga byo kuhimba kira kinyamakuru Rushyashya. Uzi titre bahise bayiha iyi filimi. Bahaye umunyamakuru Muramera Regis yasohoye filimi isingize Merenide na Habyarimana. Niyo titre y'ubugoryi n'ubugome bakoresheje. Niyo titre cyane kuri Rushyashya. Isingiza Merenide na Habyarimana. Kiriya filime wakoze y'amateka. Tekereza titre nk'iyo ngiyo. Iyi filime wakoze y'amateka 2009. Cyane niko Rushyashya ndagifite amakuru ndabifite birase bimwe biri muri hard copies na savinze mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kuko ni souvenir. Cyakora mwara kubititse kera kabisa. Ubwo rero kuba Gatare agendera muri uwo murongo wa mwumva yawurazwe no murongo w'ikinyamakuru yarazwe n'uwo nyakwigendera, reka tumwite gutyo. Ubwo tubihuriza n'ibyo yaruvuze, twe twahamagaye Saidi turaganira. Bo bakoreshe kuba yafata bayihaye Rushyashya, bahise ngo bamwe mu bahoze bayobora Rayon Sport barateranya leta n'abaturage. Gaho uva titre nk'iyo ngiyo ashyiraho yakoze titre ivuga gutya kare ngo bamwe mu bahoze bayobora Rayon Sport barateranya leta n'abaturage. Ashyiraho Saidi Abiyakare akotingaho Fine FM. Ubwo naritekereje n'iki kintu leta Habyarimana na Emiridi baba barankoreye ku buryo koko nabasingiza koko nabitekereje. Turashyiditse tugiye mu butabera, nabwo sinabuhabwa. Ariko ntako ntari nagize, nagerageje nyine arakumvise. Nagerageje kugira ngo mbuhabwe. Ariko Gatare rwose, Gatare rwana n'ubuzima, twese turwane nabwo. Ariko wishaka kushyiramo ubugome bwo gucukurira imyobo abandi, utazamera nk'abandi bavuga ngo umwanzi aca akobo Imana igaca akanzu. Rwose uwo mugani ntuzawuciribwe, kuko n'ubundi Gatare yagombye kuba ari umusportif, yagombye kuba agaragara mu ishusho y'abasportifu kurusha uko jewe. Ubwo no kumenya ko Gatare ubwo asigabamo nabimenye vuba, ntabwo narinzi ko aba muri icyo kinyamakuru. Je ne muzi nyine nk'umuntu yavuye ku isanga itajya kukiyobora. Yes. Yari nakoze comment hano kuri YouTube muri ko ntabwo yaba ari we. Oya, kandi namubajije akambwira ngo niwe. Yaramubaje cyane. Rero Gatare ashobora kuba umupro, ubuyobozi bwa Rayon buhari akaba bushyigikiye, ibyo ni n'uburenganzira. Ariko gufata ibintu abantu bavugiye hano, Saidi si umusazi, si ikintu, umuntu ufite ubwenge, ni umuntu uzwi n'igihugu, uzwi na leta, utarigeze na rimwe arwanya igihugu. Gufata ibintu ukagenda ukabiha naho aherereye, gahunda zishoboka za leta ziba zabaye zijyamo mu b'imbere, kandi ntabwo ari ukwitabira byo kugwiza umubare. Oya, abari mu b'imbere
muri Rwanda Day abahari ntabwo ari umuntu urwanya leta. Yarabanza kumentinga mu kiganiro ati ukabimushyiraho ngaho da mu magambo make naho yabivugiye natwe ubwo dushyize muri uwo murongo cyane. ntago gatari uturusha gukunda u Rwanda ntibizanabaho. Urarukunda ku kigero cyawe ariko natwe turarukunda. hari umuntu twasuganira Karenzi nkunganire hari umuntu wazo mbwira ngo buriya muri force gushaka kwerekana ko ukunda igihugu kurusha abandi n'icyaha. ngo rero Sharambere yarantunguye jewe burya ngo ni icyaha yarantunguye baraguhana yarantunguye kuri iriya kuko ubundi narimaze ariko byahiriye mwandikira ko byahiriye kuri commentaire yashyize mu kiganiro turi live cyangwa n'umuntu uri kukuyitirira barabibona bari kuri YouTube. Oye wari uyikuyeho iyi ni titre yakoze rero banjira kumantinga ngo ngaho da ubuyobozi bw'igihugu burifuriza Rayon Sport ibibi Selon Said Habiyakare nyamara mujye muvuga muzika. Iyo niyo comment sinya Jean Albert Gatare yabanje gushyira live mu kiganiro kiruta icyo Said yayikoreye. Said yitangiye Rayon jewe ari mu buyobozi ko akunda abayobozi bayoboye ibintu. Said ntitwahuzaga ariko mvuge guhuza uko nabonaga ibintu siko yabibonaga cyangwa imigenzereze yabo nabibonaga bari Rayon ariko mu buryo bwa kimafi ariko nkoresha iryo jambo cyo kundaga kubanenga ariko muri ubwo buryo Said akubwira ko aribwo bwari bwashobokaga icyo gihe nabo bari kumwe kuko ni Said utararyamaga kubera Rayon nayo ibyo twakwita amanyanga bikoraga mu nyungu za Rayon. Ni Said wahunze igihugu kubera Rayon agarukirizwa i Kampala niho afande Siza yamugaruriye aramubwira ati ngwino nta kibazo gihari tubunge na federation kuko minister nyakwigendera Joe Habineza n'umuyobozi wari wa Ferwafa afande Kazura basa nkaho bari bafite icyo twakoze nka solidarite yo kugaragaza ko uyu nguyu yakoze ibyaha abibona hakiri kare acaho nta muntu utagira ubwoba. Ageze hakurya iyo biza kusirikira bivugwa ko afande James yatanze order cyo gihe yuko icyo kintu biri sportif ataza kugira ubivangamo ibindi ko bagarura uwo mugabo bakajya muri Ferwafa bakakora inama ejo bititwa ngo hari umuyobozi ahunze ibibazo by'ikipe siko bimeze avuga ni ibya sport bigomba kukurikira muri sport mukabishakira ibyo nibiba byoroshye. Hari ibintu byinshi ngo riko yababwiye twaboneye umuti kandi byari ingutu utwo n'utuntu duto cyane two muri sport mubishakire. Yabategetse kwicara harimo n'umugabo w'umusportifu wundi wigeze ko vice president wa Ferwafa Martin Ngoga uba muri FIFA yabayeho na procureur w'igihugu baricaye bakuyemo umwanzuro umuti muzima bigenda neza. Said rero ni umuntu wari tari gutanga ibye byose n'ubuzima menya ari bubutange mu nyungu za Rayon. Gatare rero nta kimurusha mu by'ukuri yaba yarakoze Rayon cyangwa azayikora cyangwa yamwibukiraho kubera gezaga umupira akavuga ko umuntu yacenze n'ibyatsi ntago biruta kuba umuntu yayoboye ikipe agashaka amatike hafi yo kusohoka akagera nawo ni umusingi nawo ni umusanzu ntago tubigaye ariko yikwiyitumureyo kurusha abo ngaba babisufuriyemo uko ikibazo kiba cyabaye nko muri iyi nkuru dushobora kuzagorwa no kubona interview y'umuntu atinya ko ashobora kuza akavuga yagiraga gutya kitwaza Roko Defense zaho yayoboraga mu hari bayita yari konseye hariya yari Roko Defense kaguhangana n'abasirikare bazanywe na Jean Marie kugira ngo byumve neza. Jean Marie ntagwabira azanya abantu be sinzi niba ari umupfumu bapfaga si icyo bapfaga ariko barahagaze kigabo Roko Defense ku buryo izindi nzego zintervene byari bikaze nakiremo ako kana ariko titre titre ya Regis rwose irakomeye cyane yaza gusanga nanjye ndagafu wa mugani byo ariko byarangiye dore titre kabisa ariko nibura mona bagutavye kabisa yego ariko nabere natwoze tuvuga wagiye muri RMC jya kwisobanura twaraburanye narabareze wese ujya mu rukiko byabaye urubanza rugari wese witabaza ubutabera ariko uri yakuraye ubutabera bwanzuye nyuma bwo mu bujure ko twagiye mutsinda hamwe nsinda handi gutyo birazamuka siko byaje kugezaho kuri finale babonye ko iyo titre nta kitwaye ngo nta kiyangije
ntacyo yakwangije. Ariko icyo nemera nuko Imana itanga ubutabera kandi yarabumpaye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Singiye kujya muri detail. Oya kandi wahereye ku ijambo rimwe. Singiye kujya muri detail. Umutima wanjye ndanyuzwe. Ariko icyo navugaga, icyo nagarukagaho kuri titre nk'izi ngizi. Tugarutse ku byo umusaza undi yarajeje kumvuguruza. Ubutabera warabonye. Yaraje utemera ko n'umuntu akwiye kugira iruhuko ridashira. Yarakubabaje pe. Ni titre gusa ituma utemera ko yagira iruhuko ridashira. Harimo detail nyinshi. Ntabwo ari titre gusa. Yagenda narungiye ashyiramo ibindi bintu. Wari mucuti wa Karenzi nza kumubwira ufu Mike yarabiri inyuma nawe byari ibintu byinshi bari benshi ariko narabajegeje barajegajega. Icyo rero navugaga dukurikije ino titre yari yakoze ni titre nini pe. Iyi ngiyi uramutse uri umuntu w'insina ngufu utivugira udafite kivugira yakugeza cyangwa ufite akantu k'akaritije gato cyane yakugezayo pe. Abantu barakurikira gukurikirana nyuma. Icyo twari nari nkomoje kuko nari ntangiye mvuga nti ku cyagihe mvuga ko nari navuze kuri bira bintu by'uriya mu mama ustakayite sinibazo byareye mvuga nti twahaye interview Saidi yatangaje ikintu bamwe bagifata muri context itariyo barakimura barakijyana ariko uko yakivuze ijambo rigarutseho titre cyangwa se nuko ntazi exact ngo mbe mfite script neza uko yabivuze. Ariko ibintu bisanzwe n'ubuzima bw'igihugu na politiki bibaho ko abantu bashobora gukemura ikibazo wenda bakibwira ko bagikemuye neza ntikizabe cyarakemutse neza. Niyo mpamvu ujya kumva ukabona urupapuro rw'umuhondo rurasohotse bakubwiye ko umuyobozi uyu n'uyu atariho atakiri kuri wa mwanya kasimbujwe undi. Bivuga ngo hari ukuntu umuntu baba baravuze batuyu yakemura ibi ntabikemuri bakabyibeshyaho. Hari politiki ishobora kuza kuvuga ngo reka wenda duhinge ikintu ahanaha bakamu by'ukuri babikoze nta intention mbi irimo ariko bikazarangira kidakunze bakabisimbuza ibindi. Ibyo si ibintu bisanzwe. Nibyo rero Saidi yavuze singiye kumuvugira hano. Yavuze ko uve uko abibona nk'umureyo kandi utari umureyo usanzwe worohereje abona ikibazo cyarakemutse nabi atari ko wenda leta ishobora kwiri kubona ko cyakemutse neza. Siko bimeze. Icyo yashaka kuvuga bibaho ko ikintu cyake wenda akavuga ati nuko gihe igihe nta wamenya reka dutegereze. Ibyo ni ibisanzwe kuko ushobora kubona ikintu wibeshya ngo cyakemutse neza cyangwa se umuyobozi none se ntabwo twabonye twese abantu baraye babyina babonye twabonye PS Shema ngo ni umusportif. Byarangiye ari ugaragaye ahubwo nk'aho atari umusportif.